أيها المؤمنون يمي أبيني الله سبحانه وتعالى على العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أحكام الأضحية والزكاة وممنيوين زبير ابن عثيمين رحمه الله تعالى munangiriro n'umusogongero w'igitabo cye yise amategeko ajyanye n'igitambo wa zakati ndetse no kubaga. Yaravuze ati fa innal udhiyata, mu by'ukuri gutanga igitambo sha'iratun min sha'airil islam, ni ikirango mu birango by'ubuislamu, wa ibadatun azima, ndetse ni n'igikorwa ngaragiramana gihambaye. qaranaha Allah ta'ala bisalah, Allah subhanahu wa ta'ala yafatanyije iki gikorwa ngaragiramana ni swala. Wajaati sunnatu bibayani fadliha, ndetse n'imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam zaje zigaragaza agaciro n'ubuhambare n'ibyiza byo gutanga igitambo. Wa muwadhabati nabii sallallahu alayhi wa sallam alayha, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga ihozaho gutanga igitambo.